imbere y'Abanyarwanda, imbere y'Imana n'imbere y'abakirisitu nemeye kuzahurira na Rehema mu gitanda twambaye ubusa umubiri ku wundi. Murakoze cyane. Mama peza bosi bokula nazara mwana muke penza. Kito president ngala bana penza mike. Ariko afande kabera nazamfata ntabwo hajya mu mwana uri munsi ya 18 Indaya 18 oya giva. Uri mugufi cyane. Okay ntacyo none. Nkuko mubibona rero twinjiye mu kiganiro, akantu katwinjiye mu kiganiro ni akantu keza cyane cyane, ngira ngo ibintu bigaragara nyine biragaragara ko Yaka yahuye umutima we cyane. Ni rukundo. Ni rukundo. Uyu nguyu niwe wa undi wavugaga cyane wakumazeho ibyawe byose. Kaka uyu munsi ndakuzaniye kukimara amafaranga. Ya nono si yanjye nawe. Ngo ni yanjye nawe. Umva rero mubwire mabusha. Izina ry'Imana ubongera gufata kuri raba. Oya ariko ni yanjye nawe ikibazo kireye. Si imari warayirangwa. Hari urimo kwikanga se hari. Nase n'abandi bayikeneye ni yanjye iyi kabanda na Yaka Mwana. Ni Yaka Mwana na Rehema. Kuri uyu munsi uramasha. Uyu munsi ndagwa none se urakinyemereye neza ndakimu. Ya reka rero tubaha ikaze mwe mukurikiye Abaton TV. Uyu ni Mwana rero tubagezaho ibiganiro bijya bitandukanye, ibiganiro bijyanye na showbiz ndetse n'imyidagaduro muri rusange. Uyu munsi rero turi kumwe n'abantu bagaragara neza cyane nkuko mubabona, n'abantu ndetse bamaze gufata izina mu bijyanye na industry ya showbiz mu gihugu cy'u Rwanda. Turi kumwe n'umukobwa wambaye neza cyane, ugaragara neza cyane, murabona ukuntu yambaye, murabona ko asa neza cyane. Uyu mukobwa rero turagira ngo dutangirane nawe yibwira abadukurikiye. Okay, njye nitwa Rehema, nkaba ndi kumwe na Yaka Mwana. Uyu munsi ndamaga kukimara amafaranga. Byagiye bivugwa yuko ari wowe mukobwa cyane Yaka kuva yagera inaha ari we mukobwa yakunze cyane. Ese ni igiki cyatumye Yaka agukunda kurusha abandi bakobwa? Arabizi wanjye. N'amazi gusa. Neza. None so iyo urebye Yaka ari ukuntu tumubona tukabona Abanyarwanda mwe akasakumira. Ngo amazi nose. Niyo mpamvu nkunda cyane. Ose nje gukaraba nje. Subizi. Nge nkaraba sanitizer wa mukobwa, ayo mazi yawe rero mbabarire wa mukobwa. Twabivuze imbere ya kamera, imbere y'Abanyarwanda, imbere y'abadiaspora. Uyu munsi ndagwa kukimara amafaranga. Nta nubwo ngiye nkwaka n'amafaranga, za Ndaya zose zikwaka amafaranga. Yaka never nago nkwaka amafaranga. None se Abanyarwanda mwe ni muri kumva? Ni muri kumva mwo kagira Imana mwe koko ibi ni ibintu koko, ariko ntumfate ku ngufuma byomba. Turumvikana mwara wose. Ariko urama no ku mafaranga. Amafaranga ya amafaranga ndayafite nkora hose. Ibi bintu ntabwo byo. So it is not good vraiment kubona abakobwa basigaye bagurira abahungu bakabajyana no muri hoteli ngo kugira ngo ahubwo ikintu cyo kimara amafaranga. None se ari iki cyawe ni iki ubwo ikintu cyo kibaye kimara amafaranga? Neza uyu munsi ni wowe uri bumareho amafaranga. None se Yaka Mwana tukira aho ngaho kubijyanye n'izo gahunda aho bigeze iyi si nyamara yarahimba. None se tuvuge ko aramutse bibaye utabyemera? Arabyemera cyane rwose. Ngo iki gahunda yafite ntango imwemera ko muyijyanamo? Turayijyana kuvuga ngo yego imbere y'Abanyarwanda bose babibona. Yego. Nose nta wundi mugabo ufite ku buryo yakumfatira wakanema. Oya ntawe. Uyu munsi ninjye nawe. None se ufite geto? Geto irahari. Na hotel rero gatwana ijyamo, ikibazo si n'amafaranga cyangwa ikibazo ni Yaka Mwana. Urabyemera? Oya nta kibazo nagusamura rwose. Subizi.
niko hakundi n'ubundi ni kuva kera ni ibintu byabo. None se Rehema tukiri aho ngaho twagiye tubona ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye Yaka Mwana avuga ko ari wakunda cyane nanone haza kuza ibindi biganiro bivuga yuko Yaka Mwana atakunda umukobwa w'umunyarwanda ashaka aba diaspora none aka kanya twongeye guhura nawe muri mu rukundo ibintu byanyu biri seriye. Yaka Mwana njye naramubonye ikiganiro yakoze yaravuze ati umukobwa ufite amafaranga niyo yaba arwaye sida nta kibazo. Okay njyewe rero mfite amafaranga nta na sida mfite ukunda umudiaspora cyangwa ukunda amafaranga? Amafaranga arahari. Okay by'umwihariko umudiaspora aba afite amafaranga kuko hari n'abakobwa baturuka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika baje kwirongoza hano ibyo byo turabizi. So by'umwihariko icyo nashaka kuvuga ngewe nkunda umunyarwandakazi kuko ndi mu Rwanda nkunda umukobwa tuzaba turi kumwe igihe cyose mukeneye nkamubona. Naho mu diaspora uri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntukaze kunyirongozaho kuko ejo uragenda bwa bufaranga twasangiye bukanshirana. Ariko nk'uyu nguyu nubwo twarya make ariko nkamubona every month chaque jour every month. None se uko tumubona nk'uko umuvuze byashoboka ko hari inshuro mwaba mwarahuriye ahantu nyine mukagira uko mwigenza byarabaye? Vuga ngo yego cyane. Oya twahuriye imbere ya kamera turashutinga ariko ntago yari yamenera rwose. Wari wankubita kinyuma se wenda kuryo wabibwira abantu ndakigwa kimara amafaranga ntakizanye. Noneho ari ukuntu ndabona asa nkaho utari kumwumva cyane ariko we muri rusange birabona ko uyu munsi yaje ari we yambare ariko wabonye kuntu yambaye koraho ayisamira amaritiro nukuri urijyana wamubonye haranyerera. Ibi bintu rero YouTube iri kubihanira abantu bazina gerageze yambare neza. Aza kuza kwakwereka neza mukanya tugeze mu buriri neza muri ya geto yanjye turaba twambaye nka Adamu na Eva nuko Imana yabari cyane mu busitani duturetsanye nani kariso. Icyemera se ko ibyo biri bube ko mbona Rehema atari no kuba yabasha kuguha akabizi ngo turebe nimba ibyo bindi biri bube cyangwa umunsi nakukeneye Yaka katumuye mukora ni ukuvuga ngo Rehema akabizi uko kari ngombwa ariko aho turi buhurire after this action so dufite turi burembe nyuma y'iki gikorwa. Mukanya ariko ujye wihaka abantu turakunda kigaragara cyane buriya bambaye agasutiye cyangwa wambaye isutiye y'ingwe neza turafite n'amatunda y'amaye nka data karacyahagaze urumiwe kubonera ibere avutagereka YouTube nonese Rehema tukiri aho ngaho kubijyanye no kuri Yaka Mwana ndetse n'ibindi bintu babigiye bitandukanye hari abakobwa benshi muri iki gihe bari gushaka kudwanira Yaka Mwana nkawe nka Rehema ukunda Yaka Mwana mwajyanye n'ibihe byiza na n'ubu mukiri kumwe ni iki wabwira abo bakobwa bose bagikomeje kumwikurura? Ndagira ngo mbabwire abo bakobwa beza igihe badafite amafaranga Yaka Mwana bakakanya ashaka amafaranga ikiyongeyeho cyane akaba ashaka umukobwa utarwaye sida kandi nge sinyirwaye Yaka Mwana turi kumwe abakobwa bose ndagira ngo mbabwire ngo mfite amafaranga. Icyo nashaka kuvuga rero ntabwo nari nagusuzuma kuko hari abakobwa batanyara wasanga rwose uri mu Kagatare njye nkunda umukobwa rwose uba ufite amazi. Icyo ntabwo ari ikibazo amazi ndayafite uyu munsi ndagira ngo nkumvishe ni inyanja ariko ubu tubikoze duhagaze buriya nahagera cyangwa yagiva uri mugufi cyane. Okay ntacyo none twaturutse abajumenye unaryoshye nyama
Rehema uraryoshye. uri kumva y'amazi Kanze nitugera mu gitanda ndakwemeza. noneho Rehema ikigaragara iyi industry uyisanzwemo, ese urabona ni iki kiri gutuma abakobwa cyane nkamwe muri gushaka gukundana n'abasitari cyane? Iyo ukundana n'umusitari buriya rero biba byiza cyane, kubera ko mutera story nyinshi mugaseka, ubuzima bukiyongera, umunsi ukira cyane. None se nanone ni byiza cyane nyine kuba wakundana n'abasitari ko barirekura, baraganira, bakora ibiki byose bitandukanye. Nanone tukata turusha nkaho twinjiye mu bantu baba badukurikiye. Ndabizi nyine nawe ba muri showbiz, ariko hari abadukurikiye batayibamo nyine ari abo kureba ibiganiro tuba twakoze. Abantu baba badukurikiye ntago tuba twifuza ko bababara. Ubaka kanya hari uwaba avuye gushyingura runaka yagize ikibazo akaba yareba ikiganiro cyanjye na Yaka kumva arasetse, bwa burakari bukagabanyuka. Niyo mpamvu tuba dushaka gushimisha Abanyarwanda, abatuye hanze y'u Rwanda, abadiaspora, turabakunda cyane. None se mu bijyanye n'uburyo nyine ibiganiro byanyu biba bimeze, cyangwa uburyo mwebwe muri showbiz muba muhagazemo, hari abantu benshi bavuga ko ibintu byanyu biba birimo gutandukira cyane kandi ari ibyo muba mukora mwisanzuye. Ni iki wababwira? Ibintu dukora rero ni ukugira ngo tubashimishe kandi natwe twishimishe. Ntago nahura na Yaka ngo tuganire mave ntasetse. Birumvikana. Noneho tukiri aho ngaho nanone Yaka Mwana, twaje tuvuga bivugwa yuko amafaranga yawe nta handi ahantu ajya kuri Rehema. Ese kuri Rehema umaze kumutakaza amafaranga angana iki cyangwa ibintu bingana gute? Oya, Rehema ndamukunda. Umaze kuritakaza amafaranga angana gute Yaka? Rehema nta bintu bya shooting turimo, mu by'ukuri ngewe ukambwira n'Abanyarwanda bose ndagukunda, kandi nkaba nifuza yuko Imana idufashije tukabona amafaranga twakora ubukwe ukaba umugore wanjye. Sa nk'umutera umutoma Yaka, mutere nk'imitoma myiza cyane. Niwe mukobwa mwiza nabonye ku isi yose. Urakoze cyane cyane cyane. Ndagukunda kurusha uko ifi ikunda amazi. Ubu ngubu rwose Yaka, njyewe Yaka uzi ko n'umukunda, nshaka ko dukora ubukwe ukambera mama w'abana bawe. Ababyeyi banjye barapfuye, ukaba mama wanjye njyewe, ukajya mu mwanya wa mama wambyaye. Ibyo ngibyo ndemera kubikora hagati y'Abanyarwanda bose babyumva, abadiaspora babyumva. Njyewe muhaye ikibanza mu mutima wanjye, ugomba kuwuturamo ukambera papa w'abana bawe. Mudufashe ba diaspora, mudufashe ba diaspora dukore igikwe nyacyo, apana cya kindi cyabaruki cyo gutwika, cya kindi cya Yaka cyiza cyo gutwika. Mudufashe bana, mutume n'amadolari dukore igikwe cya OG original. Ese Rehema, tukiranga muri icyo kintu cy'ubukwe ukomoje cyangwa n'uburyo tubona muri kugaragara, nibyo koko murakundana, ariko se uzashobora kwihanganira Yaka ko azajya guca inyuma, ko nzi ko abikunda cyane? Tugomba kuba Yaka, njyewe Rehema, nunca inyuma nzabyihanganira nk'umugabo wawe, nanjye nk'umugabo wanjye, nk'umugore wawe. Umva Rehema, nanjye nugitanga ahandi upfa kukigarura gusa cyane. ubwo wagitanga ahandi ariko kukigarura. Oya, ntabwo njye naguca inyuma. Njyewe rwose abantu barimo kutwumva mudutera inkunga, njye na Yaka Mwana dushaka gukora ubukwe, akambera umugabo wanjye, tukamanikana gutya akaboko imbere ya leta n'Imana. Urumva, ariko mudufashe mudukubita amadolari dukore igikosha. Ayo madolari bashobora kuyabakubita. Noneho se ngaho reka duse ngaho noneho turebe ko ubukwe bwabaye, tuvuga ati muri gusezerana. Iryo sezerano ni irihe mwasezerana? Twasezerana isezerano ry'Imana. Twasezerana imbere y'Imana n'imbere ya leta, ariko tugasezerana no mu buriri tukamanika amaguru twese. Hari ukuntu ngaho muse ngaho dukora iryo sezerano. Umugore wa Yaka imbere y'Imana n'imbere y'amategeko n'imbere yo mu buriri. Sanga isezerano ngaho naho reka dukore iryo sezerano twumve. Yaka, ugeze umwanya wawe wo kurahira wo kuba wakora isezerano n'umugore wa Rehema.
imbere y'Abanyarwanda, imbere y'Imana n'imbere y'abakirisitu, nemeye kuzahurira na Rehema mu gitanda twambaye ubusa umubiri ku wundi. Murakoze cyane. Okay, Rehema ni ugezwe wavuyeho umugabo. Njyewe imbere y'Imana n'imbere y'Abanyarwanda n'imbere ya Yaka Mwana umugabo wanjye sheri wanjye mufata ukuboko ariko nyine umuntu nshaka kazambera papa w'abana banjye mudutera inkunga dukora ubukwe haba muri leta haba mu buriri byose turabyemera. Okay, ahubwo ubukwe bwarangiye abavumba mutari abavumba batari nuvuga yuko noneho ubu ngubu ibibaye hano ni nkaho nyine ubukwe natwe twabutashye n'ubundi bukwe butwara n'abantu babiri ni njye na kameramani wanjye. Noneho turagira ngo tweruririre abandi bakobwa. Muri ino minsi bivuga yuko Yaka Mwana hari umukobwa nyine usa nkaho muvuga yuko yamuririye amafaranga yagiye ngo ararana nawe ntiyamwishyura. Yaka Mwana urabivuga iki kandi uri kumwe n'undi mukobwa? Nambaye neza rwose banateguye mbarusha umugore mwiza nubwo murusha amafaranga abakaritasi mwe nubwo mufite ibipawu barusha umugore mwiza Rehema sha abakaritasi. None se Yaka Mwana abakobwa bari kukwishyuza amafaranga urabavugaho iki? Batangiye no kunyamagara batangiye kugira ute babwira ngo bufite umugore umugore ntabwo ari umukuru umva ndi muri interview mwana ndi muri interview mbabareye gato ndahita guhamagara. Rehema, I love you and I'm gonna love you. Nzagukunda ubuziraherezo kugeza igihe nzapfira. Dusangire kuri ibi biryo nawe ujye kuri ibi neza bana turya imvange kabisa. Imvange uyivanze ni yaba ari imvange itatera umuntu bwaki. Yaka ikintu kimwe wabwira abakobwa bakomeje kukwikundishaho ubu ngubu nicyo bababwira? Icyo nababwira rero mwa bakobwa mwe mukomeza kunyikubaho. Fiancé mfite fiancé Rehema mwa bakobwa mwe mumbabarire rwose mube mwihanganyeho gato mfite fiancé muri uyu mwaka ngiye kurongora nanjye mbe papa runaka. Babwira ngo badutera inkunga dukora ubukwe. Abaterankunga barahari abadiaspora barahari bafite amadolari. So icyo nabwira abakobwa bakomeza kunyikubaho by'umwihariko indaya zicuruza. Ubu mfite umugore mumbabarire rwose ntabwo nzasubira mu buraya mwihanagure nta n'igiceri cyanjye cy'icumi muzongera kubona. Mfite madamu wanjye Rehema babwire attention ku mugabo wanjye witwa Yaka Mwana Primus Mobimba. Mwebwe mwandaya ziza zikuba kuri Yaka Mwana umugabo wanjye nagira ngo mbabwire ngo Yaka Mwana iritako ni iryawe. Iyi niyo rasiyo yawe. Iyi niyo rasiyo yawe sasa nijoro mu gitondo ndagira ngo mbabwire ngo mureke Yaka Mwana yanjye nayibonye rasiyo yanjye nayibonye ngiyi breakfast kabisa lunch neza so my ration ngiya. None se Rehema tukiri aho ngaho ari ibintu mbonye nta mpita numva ari ikintu nakubazaho gatonya. Ese wemeye kuba nyine ugiye kubana na Yaka nk'uko uvuga ko nawe yemeye kubana nawe Yaka ikibazo cye uzakihanganira ngo iyo amaze kuba yafata akantu ntajya ashobora akazi we bizaba bigenda bite? Yaka baragusebye burasisebanye nibyo shira ariko nawe uzabyihanganira use niza natamiye akayoga uzajya uza wasinze ntaribi nzajya nkwihanganira nk'umugabo wanjye kandi niyo najya kuguca inyuma icyambere nuko nzajya nkikuzanira. Sibyo ikibazo ariko nuse ukuntu umuntu burya ushobora kukuzana ni wagahita asinzira ni ngombwa ngo ducange irangi buri munsi mwe. Oyi none se Yaka nta kuntu azamuka akazajya agufasha ariko igikorwa nyine kikaba ko nzabandu azajya yiranje byikorera. Ushobora no gusinzira ari gukanyiba umugono neza. None se muri iki gihe urabona ko nyine abantu bari gukora ubukwe cyangwa abantu nyine bari kubana biri aho ngaho bya hato na hatonya. Mwebwe gahunda yanyu mufite ubundi igamije iki? Twe ntabwo biracamo neza dukeneye abadiaspora ko babanza bakatumira amafaranga tugakora ikigo kiri original. N'ikibazo cya covid arega ntabwo watumira abantu benshi ubundi njye ntabwo nshaka gutumira abantu benshi mu bukwe bwanjye na Rehema. Ni abantu babiri biwabo nanjye babiri biwacu tukanywa inzoga Yaka yarongoye mugasetinga kamera nta birenze.
ukazana ya meta kayinyambika abantu bose bakabibona. Nzakwambika n'ikariso n'isutiye no mu buriri neza tugacanga irangi. Kwe na probleme peti nanga yo kuzana probleme tuyuzamwa sinanga kuzana probleme tuzacanga irangi mu. None se Rehema uri kumwe na Yaka uyu munsi yabaye wawe, ariko none se ubwo mwejo bundi nugira gute ukabona Yaka ari kumwe n'undi mukobwa nawe umeze neza cyane, bizagenda bite? Yambwiye ko nzamwihanganira ko najya no kurongora ntari bazayinzanira. Ubu kuri we nta kibazo ufite. Yaka nta kibazo ufite cyo kuba Rehema nawe azagenda akajya ahandi akongera akagaruka. Nabimwemereye rwose apfa kuzana amafaranga. None wowe ugiye kumushaka mu buryo bwa business? Oya agiye agacuruza tukabona kawunga n'agafuka k'umuceri, hari ikibazo ko batazakimukura azajya kigenda acuruza akigarura. Ijoro rimwe nyikuzanira isaha imwe nyine. Ubwo warareye amajoro abiri ariko ukazana amafaranga bitwaye. None se Yaka Mwana tukiri aho ngaho ku bijyanye n'umubano wanyu ndetse n'uburyo mubanyemo birabona ari ibintu byiza. Ese ubundi Rehema mwamenyanye ryari? Byagenze gute kugira mukomeze uyu mubano wanyu? Twamenyaniye ku Mutako TV. Ari barehema babiri. Uvuga ngo nzajya ndara ngaruka atari kuba abagore. Ubu noneho ntabwo uzongera kunsangira na Rehema mugenzi wawe. Ubu noneho umuntu wawe gusa. Ubu se noneho so yuwa harya babwita kandi kuramo seti. Ubahana ari ave mu nzira. Ubwani kuramo seti no siri bwana. Ariko n'umukobwa ndakapfa. Rehema namweguye. Ubahana ari nyine akureho Rehema. Cyangwa bibikuramo bibi. Ariko amugari wabyita nguki. Kwa kundi bavuga ngo bwani kuramo seti. Ubu nk'uyu mugore yakuyemo umugore mugenzi we bari kumatanira. Ubwo wabyita nguki. Bavuga ngo seti kuramo bwana. Ukuvuga ngo iturufu ikuramo seti. Nuvuga ati iyo ari za seti Rehema mugenzi we. Nuvuga ati ni za seti ebyiri zahuye. Noneho seti imwe ni iturufu irimizwe. Iturufu kuramo. Thank you very much for your correction. Kabisa. Ese urabona nk'ubu ngo bagiye hajya haba amarushanwa, sibyo? Amarushanwa y'amakouple cyangwa y'abantu bambara neza cyane. Urabona wowe na Yaka mwatambuka mukajya mu marushanwa cyane rwose. Nza ngusohoka. Reko twambaye. Turi kujya akazi iki? Turi akazi nagusohokanye muri hoteli. Noneho reka Sherina ngai. Hello. TikTok. So uzomona Sherina ngai umva mwabakobwa ntabwo mundusha zomona. Gore mwiza. Abandi kubwira abajama. Mwamubonye icyo cyange Rehema mose. Byabishugama misango babwira akantu kamwe Yaka. Birabishugama bibwira akantu kamwe. So bashugama rwose mu mbabare mfite umwana rwose. Umwana ukiri muto mfite Rwanda rw'ejo. Mfite Rwanda rw'ejo urabona uyu mwana aracyari muto cyane. Abashugama mwabakecuru mwe nubwo mufite ibipangu n'amamodoka mu mbabare rwose. Mfite umwana ukiri muto Rwanda rw'ejo. Nifite ka Rwanda kejo kanjye. Rehema bizu. Wifite agateja ka. Gatomagiza nk'umutomagiza muri cya kirimi cyacu kiringara twumve. Antuka vraiment nazara mwa. Kibazo cyawe ugiye kuvuga ibintu. Nazara mwa mukepenza mu mimoko kitoko. Somora Sherina ngazana no mwana. Ai so ba mer penza ba lowa bosibo kola. Abisozana na bana mike penza. Bana mike. Gendi kumwe n'umwana mutwe nawe gusobanura mu Kinyarwanda. Ngewe mwabikecuru mu nubwo mufite amafaranga ngendi kumwe n'umwana mutoya. Nazara mwa muke. Nk'uko mubibona rero turi kumwe na couple nziza cyane, couple yaciye ibintu bigacika muri showbiz nyarwanda, aho Yaka Mwana ndetse na Rehema ari abantu bakoze udutwiko tugiye dutandukanye muri showbiz ya industry nyarwanda. Noneho mu kugana ku musozo turagira ngo duse nkaho twisabira iyi couple ikintu kimwe igira ikintu itangariza abadukurikiye abari mu Rwanda abari no hanze yaho kugira ngo nyine tugane ku musozo. Icyo natangariza Abanyarwanda mfite ibyishimo cyane, ndishimye cyane
kubera Yago TV show yagarutse kuri system. Shimira na Yago uburyo yihanganye kubera ibibazo byamubayeho nkuko byaba no kundi wari we wese. So bavandimwe, YouTube ni ishyamba rinini, mureke twese turihigiremo. Ufite imbaraga hige, tureke ibintu by'ishyari. Nubonye mugenzi wawe aguze ikiro cy'ubugari, nawe gerageza nawe ugura ikiro cy'ubugari n'ibishyimbo n'iki twese turye, ariko twese dukeneye kurya my brother. Njye ikintu nababwira, ndabakunda cyane kabisa. Uhereye kuri Yaka, ndamukunda cyane, ni umugabo wanjye, ni sheri wanjye, turi gupanga ubukwe. Abatwumva mutera inkunga mwebwe aba diaspora. Turabakunda cyane. Ya urakoze cyane. Noneho ndagira ngo use nkaho umbwira igihe waba waratangira ibintu, umbwira ati niye comment waba warabonye ukumva muri wowe iraguhinduye cyane. Njye comment zose nagiye nkora zijyanye n'ama interview nagiye nkora, ntabwo zigeze zinca intege kubera ko nari mfite ibyo nshaka, nabigiyemo numva mbishaka. Ntabwo comment zose zagiye zinca intege, ntabwo nigeze nzitaho. None se ibi bijyanye no kuba muri industry yawe ya showbiz wabitangiye ryari? Ntabwo ari kera cyane, mbitangiye muri uno mwaka ushize. Nibwo nabitangiyemo, mbijyamo numva ko ari nk'ikintu nakora umunsi umwe nkahita nyireka, ariko mu by'ukuri ntabwo nagikoze umunsi umwe, narakomeje ndakomeza. Ubu ngubu mbifata nk'akazi kanjye ka buri munsi. Ubu muri make hari ahantu bimaze kuba byakugeza? Hari aho byankuye, hari n'aho byangejeje. Ubu ngubu nsigaye mbaho numva mbayeho atari nko mu buzima bwo nari mbayeho. Mu buzima bwo nahozemo nabayeho numva ko isaha n'isaha nava muri Kigali nkataha, ariko ubu ngubu numva ko isaha n'isaha ngomba kuba i Kigali kandi nkayibamo neza. Ndi umukobwa wambara neza, gukora akazi kanjye neza buri munsi, nsohoka nkajya kunywa byeri nkuko numva mbishaka cyane, ko abantu banzi kure interview ya mbere yo nakoze y'ubusinzi ngiye manyura byeri. Noneho muri rusange se akazi ukora kawe nakaye? Muri rusange n'ubundi ni ibisanzwe, akazi kanjye ko nkora ka buri munsi ni ugukora ama interview nshimisha Abanyarwanda n'abari hanze y'u Rwanda n'aba diaspora. Ndabakunda cyane, niyo mpamvu mba numva nshaka ko muhora mundeba mbashimisha mbasetse. Yego. Ya urakoze cyane Rehema, turagushimiye cyane ku mwanya wawe wafashe kuba wawemeye kuba waza ukadureza ikiganiro. Turagushimiye cyane ndetse dushimira n'ababanye natwe umunsi ku munsi, abakomeza kutwereka ko badukunda, bari hanze yaho, abari mu gihugu ndetse n'abandi bagenda badureza inyunganizi zigiye zitandukanye, abaduha comment, abaduha subscribe, abadusharinga ndetse n'abaduha ubundi bufasha. Turabashimiye cyane, nawe turagushimiye cyane. Namwe murakoze cyane.